kashaka kubwana ni bwiza ariko nanone ntiwabuhamamo ariko ari ibintu njya nkumbura yo babaga banguriye irindazi na fanta n'abantu iwacu n'abambere ntibaba najyaga numva nindangiza kwiga nkagira amafaranga nzagura ikese ya fanta ubundi nkagura ikarito y'amandazi ubundi nkabirya ngahagaranye nkabanguye ni bonane nagize gute nabonye ariko aho nakuriye yarananiye ubu ngubu umuganga ari kumbwira ngo gira gute biveho simunyumvira isi nyine turi gusaza tu ariko nta kingorane muri uno mwaka nukuri ndababwiye ngo pore pe hari abantu mwabuze abantu hari abantu mwabuze ibintu hari abantu mwagize ibizazane byinshi cyo dushimira Imana nuko bitigeze bibahitana mukiriho rero kuba turiho nicyo gishoro kandi ubuzima buduha icyizere cyuko n'ibindi tutari twabona tuzabibona wicika intege rero wicika intege ariko none hari umwaka nawe uzi wibuka waba warawugezemo ukavuga uti Imana ukumva ibyiringiro birashize kumva urarangiye ariko iyo myaka Imana yarayidutambukije umwaka ntazibagirwa umwaka wa 2017 nawucitsemo intege pe numva birarangiye numva nshaka gupfa nawe byarakubayeho niba byarakubayeho wandike muri komanteri umfasha dushimira Imana yo yatuzigamye ikarogoye imigambi ya Satani yaradufiteho muri iyo minsi mba narabahombeje niyo mpamvu rero wowe muntu ucitse intege wicika intege none byanze ariko ejo bizemera cyambere gusabira kugira ibyiringiro wiringira Imana wizere ejo uyu munsi si byiza ariko ejo bizaba byiza mfite umwanya munini naguha ubuhamya bw'ubuzima ubuzima na padiri yaravuze ngo nkuko ibihe bihora bisimburana iteka ntago rega ngo pare kandi mukomere nawe ibintu byagenze neza mushimira Imana nukuri kandi namwe mukomeze mu gihugu ubuzima bwiza buzira umuze ndabifuriza amahoro y'Imana Iwacu TV n'umwana mwiza nta kintu atwaye muzamukunda cyane muzakore utari wakora subscribe nayikore arebe ibyiza biri kwa Iwacu TV kandi ibyo mbateganyiriza ni byiza mu gihe Imana ikindijije ki ubuzima mbafite no mwaka uri imbere namwe mwaba papa cyangwa mukaba mama mukagira family mukareka kukomeza kwandika kane mu mashuka no kurya capati n'ibishyimbo nawe ukajya utaha uvuye ku kazi ugasanga umumaro aragutegereje akavuga ngo karibu boss ndabikwifurije cyane kandi nawe mukobwa kwifurije kuzabona umusore mwiza utagutesha umutwe utari wa wundi uza ukwaka umupfuri ngo yigendere ahubwo akubwira ngo ndashaka ko mugera mama w'abana banjye ubukwe bwawe tukazabutanga Iwacu TV abakunzi banye nkababwira ngo umuntu wacu yakoze ubukwe tukaza tukabutaha mukagira imiryango myiza bakunzi ba Iwacu TV nongeye kubaha ikaze mbifuriza umwaka mushya muhire wa 2026 nukuri muri 2025 narabonye muri abantu beza mwanyeretse urukundo munyereka ubwuzu birandenga mu kwezi tumaranye kurengaho iminsi mikeya nukuri nabonye ibitangaza bibaturutseho Imana ibaho umugisha ndabifuriza rero amahoro y'Imana mu mwaka wa 2026 tuzawurye ntuzaturye tuzawugire mishya n'ihirwe tuzawugire ibyiza byinshi ndabakunda cyane nkuko mu nkunda ubu imyaka nyine igiye kwiyongera ku yindi hari abantu bagiye gusaza nkanjye hari n'abandi barimo kubyiruka bakura yambifurije amahirwe masa abarimo gusaza nkanjye rero ndabanginze mwirinde gusazira ubusa mube muri abantu bafite imigabo n'imigambi muri 2025 kuko nanjye niyemeje kuzabana namwe muri uyu mwaka wa 2026 mbaha shows zitandukanye mbazanira abatumirwa batandukanye nkuko nabigiye mbibereka nukuri nzabashimisha icyo mbasaba nukumva hafi nkuko mwagiye mubinyereka ubundi mukambaza ngo nyugo tutarimo kuduha ibintu byiza hari ukuntu rero kera ngiye urabizi ko ngira story kera nkiri umwana hari ukuntu ubona nebaga yaturyohanye twayishyuhiye tuvuga ngo sitwe tuzaroti ya mbere igira gute igera noneho bakatugurira imyenda mishyashya tukarara tudasinziriye kuri 31 abantu byabayeho muze kunyandikira muri comment munyereke ko mwahindaga nkanjye
ngiye naraga ntasinziriye iki byageza mu gicuku nkajya kunyara buri kanya si ijoro ko ridakesha ijoro rero ufitemo ibyishimo byinshi cyangwa ifite icyo uteganyamo ntago rica ni nk'ijoro ufitemo ibintu biri kukurya abadamu turaziranye ijoro rimo kugise ntago rica cyangwa ijoro warwayemo nijoro rero ufitemo ibyishimo uvuga uti ejo hari ikintu nzabona umuntu nkumbuye cyangwa se nzabona ibintu byiza nka bonane tuvuga ngo bazadutembereza none mu cyaro ho nta nubwo gutembera bibaho nari mbiraririyeho kera ntabwo twatemberaga abo twavuga ngo turarya umuceri akosha uyu muri iki gihe mwebwe abana bari kuvuka kuri iki gihe mwe muri abasirimu twebwe kera twaryaga umuceri tukavuga ngo mbega bonane tukumva ni ibintu bitabaho tukavuga ngo bonane izagera ryari turya umuceri abaryaga inyama nabo bakabati bonane izagera ryari turya inyama kuko noneho rero hari abana bagurirwaga umwenda ku ya mbere bakazongera kugurirwa undi mwenda ku yindi ugurumva ko bonane twebwe yabaga ari umunsi uri special tukarara kumva none ubu ngubu mwarariye imiceri mwarariye inkoko mwaratembereze mwebwe bonane murayizi reka bonane ni twebwe twabaga tuyi hari ibintu kera njya nibuka ashaka kubwana ni bwiza ariko nanone ntiwabuhamamo ariko ari ibintu njya nkumbura iyo babaga banguriye irindazi na fanta n'abantu iwacu n'abambere ntibabaho najyaga numva nindangiza kwiga nkagira amafaranga nzagura ikesi ya fanta ubundi nkagura ikarito y'amandazi ubundi nkabirya ngahagaranye nkabanguriye ni bonane nagize gute nabonye ariko aho nakuriye byarananiye ubu ngubu muganga ari kumbwira ngo gira gute biveho simunyumvira isi nyine turi gusaza tu ariko ntacyo ntabwo dusaziye ubusa dufitiye umumaro abanyarwanda turabasusurutsa tukabasetsa twarabyaye kandi n'abatari bashaka ngo mubyare ibyiringiro birahari abantu bagize ingorane by the way abantu bagize ingorane muri uno mwaka ni ukuri ndababwiye ngo pore pe hari abantu mwabuze abantu hari abantu mwabuze ibintu hari abantu mwagize ibizazane byinshi icyo dushimira Imana ni uko bitigeze bibahitana mukiriho rero kuba turiho nicyo gishoro kandi ubuzima buduha icyizere cy'uko n'ibindi tutari twabona tuzabibona wicika intege rero wicika intege ngo wumve yuko utari wagura imodoka ngo ubwo byaragucikanye hari ibintu utari wageraho ngo byaragucikanye igihe ni igihe hari igihe mu mwaka washize utari igihe cyawe ariko uyu mwaka tugiye gukandagizamo ibirenge uri imbere yacu tuburaho umunsi uzaba ari umwaka wawe ukabona ibitangaza by'Imana ukabona imirimo y'Imana Imana ikaguhoza amarira yose wagize muri 2025 cyangwa mu yindi myaka wagize hari imyaka nagize mu buzima ntazibagirwa yari mibi pe dukuyemo wa covid wo wari rusange mu bantu ntago ari mu bikuri njyewe sibye yuko burya nibiri rusange haraho bigeraho bikigiriza nkana bitewe n'uburyo bibasanze ariko none hari umwaka nawe uzi wibuka waba warawugeze mu kavuga uti Imana ukumva ibyiringiro birashize kumvura urarangiye ariko iyo myaka Imana yarayidutambukije umwaka ntazibagirwa umwaka wa 2017 nawucitsemo intege pe numva birarangiye numva nshaka gupfa nawe byarakubayeho niba byarakubayeho wandike muri komanteri umfasha dushimira Imana yo yatuzigamye ikarogoye imigambi ya Satani yaradufiteho muri iyo minsi umva ndi kwicuza hari igihe njya mvuga nti yo koko yomba narapfuye simba mbonye ibyiza u Rwanda rugezeho simba ndi kubona inshuti nziza nkamwe niyo mpamvu rero nawe ufite icyo gitekerezo ufite ibyongorero bya Satani yakubwira ngo ntacyo umaze mu buzima ubuzima bwaranze ngo ukwiye gupfa ndakubwiye ngo sigaho nanjye icyo gihe njya kuba narakoze ubwo bubwa ubu ntimamumbona none iyo mumbonye mubona mutishimye ntago mbasesa mukanezerwa nanjye rero iyo mbonye mwakoze subscribe mwakoze share mwanditse commentaire mumbwira ati turagukunda numva mbakunze cyane nkicuza nkabango iyo njya kuba nariyahuye mba narabahombesha niyo mpamvu rero wowe muntu ucitse intege wicika intege none byanze ariko ejo bizemera cyambere n'ubuzima mu gihe Imana ikigutije ubuzima buzira umuze ukaba uri muzima ufite ibyiza byinshi Imana igize gute iguteganyirije nk'umukunzi wa Sine Wacu TV ndagusabira kugira ibyiringiro wiringire Imana wizere
ejo uyu munsi si byiza ariko ejo bizaba byiza. Mfite umwanya munini naguha ubuhamya bw'ubuzima. Ubuzima na padiri yaravuze ngo nkuko ibihe bihora bisimburana iteka, ntago rero ibihe bibi bihoraho, nta nubwo n'ibihe byiza bihoraho. Niyo mpamvu udakwiye kwiheba ngo twumve ko ibintu byacitse. Abantu bagizemo uburwayi ni ukuri pore cyane, kandi mushimire Imana yuko yabashije kugira gute kubakiza. Hari ababugize ubu bapfuye, kuba waraburwaye ukababara ukumva ntibiryoshye, ariko uyu munsi ukaba uriho nuko hari umugambi Imana igufiteho, kandi ni umugambi mwiza. Rero komera, ihangane, ejo bizaba byiza. Hari igihe narwaye imyaka 5 ndivuza ibitaro byose ndabizi, nari narataye ibyiringiro mvuga ngo ntabwo bizongera kugira ubuzima buzima, ariko ubu ndi muzima, mva bese ndi injege. Niyo mpamvu babwira ngo pore kandi mukomere, nawe ibintu byagenze neza mushimire Imana, ni ukuri, kandi namwe mukomeze mu gihe ubuzima bwiza buzira umuze. Ndabifuriza amahoro y'Imana, kandi rwose ndashaka ko uyu mwaka wa 2026 muzakomeza kunyereka urukundo noneho rudasanzwe. N'abatari banyereka urukundo ndarubasabye, ni ukuri mumpe urukundo, ndabinginze. Mukunde Sine Wacu TV, ni umwana mwiza nta kintu apfaye, muzamukunda cyane. Muzakore utari wakora subscribe nayikore, arebe ibyiza biri kwa Sine Wacu TV, kandi ibyo mbateganyiriza ni byiza mu gihe Imana ikimbijije ki ubuzima. Mbafite projet nziza, mbafitiye imishinga myiza, mumbe hafi mbabone, kandi mbifurije umwaka mushya muhire, mbifuriza iminsi mikuru myiza, muzarye neza kandi musevinge 5 bagenzi banjye. Ni amashuri y'abana n'abatari babyara, mufite ibindi byinshi mwateganyiriza, mwakora imishinga izabateza imbere. Ntago ari ngombwa ngo iminsi mikuru mugende munywa amayoga arenze urugero, mugende mugonga abantu n'ibintu, oya, ni munywe mu rugero, tunywe resi. Niko leta y'u Rwanda itwifuriza, tunywe resi kugira ngo tujye tugeraho tujya amahoro, tugire ubuzima bwiza, tutamugaye, tutanapfuye. Kuko iyo upfuye ubuhombeje igihugu, niyo umugaye ubuhombeje igihugu, kandi nawe ugize gute wihombeje. Ubwo rero turye mu rugero ibikwiye byiza, ariko tunateganyiriza ejo hazaza. Ntago ubuzima buba burangiye, ntago burangirana na Noheli na Bonane, turacyafite ejo heza, kandi ejo heza hafite iterambere, harimo imishinga, harimo ibyiza byinshi. Abasiribateri ndabifuriza no mwaka uri imbere namwe mwaba bapapa cyangwa mukaba bamama, mukagira family, mukareka gukomeza kwandika kane mu mashuka no kurya capati n'ibishyimbo. Nawe ukajya utaha uvuye ku kazi ugasanga umumaro aragutegereje akavuga ngo karibu boss. Ndabikwifurije cyane, kandi nawe mukobwa nkwifurije kuzabona umusore mwiza utagutesha umutwe, utari wa wundi uza ukwaka umupfuri ngo yigendere, ahubwo akubwira ngo ndashaka ko mugira mama w'abana banjye. Ubukwe bwawe tukazabutanga Sine Wacu TV. Abakunzi banjye nkababwira ngo umuntu wacu yakoze ubukwe tukaza tukabutaha, mukagira imiryango myiza. Mbifurije ishya n'ihirwe, ni ukuri ndabakunda pe, bahoza ku mutima nk'uko namwe mubingaragariza. Rero turi kumwe, mbijeje ibyiza byinshi, kandi muzayibona. Ntago ari amagambo gusa, ahubwo n'ibikorwa birahari. Bye.